Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV, reka twizere ko muri hose mumeze neza. Menya ibitaramenyekanye kuri wa mugore w'ishubukwe bw'umugabo we babyaranye abana 5. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Umubyeyi witwa Dukuzumuremyi Janvier wasakaye ku mashusho ku mbuga nkoranyambaga mu rusengero ahagarika ubukwe bw'umugabo wamutanye abana 5 yakoranye n'umukunzi mushya musimbuje. Inkuru y'uyu mubyeyi hari abaketse ko ari ikinamico bimwe bisanzwe cyangwa bimwe byo gutwika bya jubu, nyamara nyir'ubwite Dukuzumuremyi Janvier avuga ko iyi nkuru ari impamo yagiye guhagarika ubukwe bw'uwo babyaranye kuko yarababaye cyane. Uyu mugore avuga ko yagiye guhagarika ubukwe atagamije gusezerana n'uyu mugabo babyaranye abana 5, ahubwo ko yashakaga gusubizwa abana be 2 muri 5 babyaranye, akanamugaragarizwa azajya bahindezo. Mu kiganiro umubyeyi yagiranye n'igihe dukesha iyi nkuru yatangaje byinshi, uko yamenyanye na Niyonsaba Innocent muri 2011 ari nabwo babyaranye umwana w'imfura. Nyuma yo kubyarana batari abana baje kwiyemeza kubana ariko badasezeranye imbere y'amategeko cyangwa se indi mihango iyo ari yo yose ikorwa ijyanye n'ubukwe. Mu myaka 8 bamaze babana babyaranye abana 5 barimo impanga 2, bari batuye mu karere ka Nyagatare ariko baje kwimukira i Rwamagana nyuma y'uko umugabo ahinduriwe imirimo. Bakigera i Rwamagana Niyonsaba yasabye umugore we ko yakwimukira mu mujyi wa Kigali akajya amusura mu mpera z'icyumweru. Dukuzumuremyi yavuze ko umunsi umwe umugabo we yaje kumusaba ko abana b'impanga bari baherutse kubyara yabajyana kwa sekuru i Nyagatare. Uyu mugore wari ukimara kubyara impanga yaje gusohorwa mu nzu yabagamo i Kigali kuko atari afite ubushobozi bwo gukomeza kuyishyura. Nyuma yo kwirukanwa mu nzu, Dukuzumuremyi yafashe icyemezo cyo gusanga umugabo iwabo kuko ariho yari yaramubwiye agiye gutura. Dukuzumuremyi avuga ko yakubiswe n'inkuba asanze yarabeshywe n'umugabo we kuko iwe batahamusanze, ngo yahisemo kuguma kwa sebukwe kuko nta handi yari afite ho kujya. Aha yahabaye iminsi itari mike kugeza ubwo kwa sebukwe bafashe icyemezo cyo kwirukana uyu mugore bamusaba kujya iwabo. Ngo aho gutaha Dukuzumuremyi yafashe icyemezo cyo kujya gushakishiriza mu karere ka Rwamagana ariho abayeho aca inshuro. Yaje kumenya amakuru y'uko wari umugabo wagiye kurushinga n'indi nkumi. Dukuzumuremyi ubwo avuga ko yaje gutungurwa no kumva inkuru y'uko wari umugabo we agiye gusezerana n'indi nkumi ndetse n'imihango yo gusezerana imbere y'umurenge gusaba no gukwa ko byarangiye. Uyu mugore avuga ko yaratunguwe yahise ajya kwitambika ubu bukwe bwari bugeze mu rusengero. Dukuzumuremyi avuga ko yahise ajya kujya kwitambika muri ubu bukwe kuko atari afite andi mahitamo. Ati mbere y'uko asezerana yagombaga kubanza kugaragaza uburyo abana twabyaranye bazitabwaho, uko baziga ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Ikindi cyatumye ajya kwitambika ubu bukwe nuko yifuzaga ko abana be bari kwa sebukwe yakongera akabahabwa akabirerera. Ati njye sinifuza umuntu wanderera nyiriho, nibama abana banjye mbarerane n'abandi. Ubwo yageragezaga kuburizamo ubu bukwe yagiranye ibiganiro byimbitse n'umupasiteri wari ugiye gusezerana uwahoze ari umugabo we. Nyuma yo kumva impande zombi iri sezerano ryarahagaritswe. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yijeje ko leta igiye gukurikirana ikibazo cy'uwo mugore agahabwa ubutabera. Murakoze mukomeze kudukurikira mukanda like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha.